icya gatandatu ni favor, igikundiro. Tukiri kuri ikintu bita favor, nagira ngo ngishingeho nongere nyisubiremo nongere nyitindeho cyane, kimwe n'ikintu bita passion twatangiriyeho n'iki ngiki bita favor. Kuko umbwiye ngo vuga bibiri by'ingenzi muri ibi 10 navuga passion and favor. Mu migani Bibiliya basoma ijambo ry'Imana barikunda, ari nacyo gitabo kiri mu bitabo biri mu buhanga budasanzwe kandi nifashishije kenshi, ndetse bihatse ibi bitabo byose abanyabwenge bandika. Socrate yaranditse, yes, Einstein yaravuze, yego, ariko byose usanga ibyo Bibiliya yavuze imyaka ibihumbi byinshi bishize biri kubihiga kandi bikabirusha kuba birimo ubwenge bwimbitse kandi buhambaye. Cyane cyane iyo turi mu migani, igitabo cyanditswe na Salomo, uwo Yesu yavuze ngo ntawe mubanjirije wamurushije ubwenge uretse Yesu wenyine. Yaravuze ngo uruta Salomo arahangaha. Nanjye rero ndi kumva namuyingayinga kuko ndi imbere yanyu mvuga, ariko ndakura mu bye, niyo mpamvu hashobora kubura kumuha respect. Yaravuze rero mu bice bitatu by'imigani, umurongo wa 3 ya 4 aravuga ngo, kankoreshe Living Bible ni Cyongereza ariko turagereza kubireba mu Kinyarwanda. Aravuga ngo, if you want favor from both God and men and a good reputation for good judgment and common sense, then trust the Lord completely. Don't ever trust yourself. In everything you do, put God first. He will direct you and crown all your effort with success. Niyo mpamvu nkunda kuvuga success yanditse muri Bibiliya kandi biraryoshye. Nuwango ikintu yagaragaje, ntushobora kuba successful udafite favor from both God and men. Ntushobora gutsinda muri ubu buzima, ntushobora kugera ku bintu binini udafite igikundiro ku bantu kandi n'Imana itagushyigikiye. Bivuze iki rero? Ese umuntu nimba ucuruza kugira ngo amafaranga aze, muri mu isoko rya Kigali ririmo abantu 1000 bacuruza, birimo abantu 100 bari ku murongo bacuruza ibintu bimwe, ni gute bazahitamo abakiriya bose kuzi wabo? Rimwe na rimwe ibiciro birangana. Hari ikintu bita favor, igikundiro. Niyo mpamvu mu bintu bizakumenyesha icyo Imana yakuremeye gukora, uzicara ugenzure umenye ikintu ufitemo igikundiro kurenza ibindi. Dufata urugero rw'umugabo bita Yosefu, ndamukunda cyane. Yosefu muri Egiputi, kubera ko Imana yari yaramuvuzeho ko azaba umuyobozi kandi umuyobozi ukomeye cyane, upfukamirwa, ubararirwa, byaravugaga ngo icyambere kwa Yakobo ntago habagaho kubararira abantu. Niyo abo umukuru w'umuryango ntago bari kumupfukamira cyangwa bamubarara imbere. Byavugaga yuko azagera ahandi hantu abantu bakuru be n'abavandimwe batigeze babona, cyangwa se agera mu buyobozi abantu batigeze bamenya mu gihe cye, cyangwa se mu muco w'iwabo wo kugeraho umuntu yubararirwa. Hari muri Egiputi, aho yari kuzaba yobora Egiputa ndetse n'abantu baje kwihahamo bose. Yosefu aho yakandagiraga hose bahitaga bamugira umuyobozi. Mu rugo iwabo nubwo yari gatoya, ni nk'ari warabaye umuyobozi w'abakuru be. Niwe se yabazaga ibyo mu rugo byose. Raporo ni iyi iraca kwa Yosefu mutoya. Agiye mu rwobo wenda ni hatayoboye, si ntawe yari afite ayobora, ariko niyo habamo 5 mu rwobo ndahamya ko Yosefu yari kubayobora. Ageze kwa Potifari, Yosefu ngwino uyobore. Kuki barebaga Yosefu kandi niwe bayobora? Nyine niwe Imana yaremeye kuba umuyobozi. Iyo uzaba umuyobozi ujya ahantu, umuyobozi mukuru akaza, n'umuyobozi w'igihugu cyangwa se undi ubishinzwe, wavuga ijambo ritoya cy'amagambo 3 agahita avuga ariko kuki nk'abari atari bo mugira abayobozi mugatishyiraho bano bo kudutesha umutwe gusa. Nuwango uhita ubona yuko afite igikundiro iyo bigeze ku kintu bita kuyobora. Iyo ugeze mu bantu 10 cyangwa 50 bagashaka gutora umuntu bahagararira, muhuriye aho ngaho mwese bahita babona ari wowe, kubera yuko amavuta y'ubuyobozi cyangwa se igikundiro cyangwa se opportunity zo kuyobora zita zici wawe. Ntago babazi nabi impamvu baguhitamo, ariko ngiyewe ndayizi impamvu. Ni Imana yaremeye ubuzima bwawe. Iyo bibaye kuvuga ngo kuyobora, uwaremeye kuyobora niwe dutunga urutoki, niwe duhagarara inyuma, tumenya ari ukubera iki, hari uw'Imana barabiremeye. Nafata n'urundi rugero, iyo turi kureba ku kintu bita favor. Nari umunsi umwe muri Kwasiteri ndimo mu ntara y'Amajyaruguru, ndangije umugabo umwe ndamuganiriza, ndangije kumuganiriza arambwira ngo uzi ko nsobanukiye impamvu umwana witwa, ambwira izina sinarifashe mu mutwe, ariko twari turi kuzamuka twerekerana ibiti byumba uzamugera mu Rukomo. Yes, noneho arambwira ati hari umwana wize amashuri aramunanira, ni mwene wacu, ni umuvandimwe, amashuri agira imyaka myinshi, akiri mu wa 2 yigira inama yo kuva mu ishuri. Hari abantu bajya bagira ngo kwiga tugomba twese kuminuza, rimwe na rimwe kuva mu ishuri ryaba ariyo solution, ariko ntawe mbibwiye. Aho ndavuze ngo ntago aba bantu baminuje amashuri yatwitaye muri classroom ari bo bonyine babasha gutsinda. Henry Ford amashuri ni makeya, Thomas Edison ntago yari menshi cyane. Abantu benshi ahubwo bageze ku bintu by'indashyikirwa, usanga amashuri yabo ari mbano.
Bill Gates yavuye Harvard ajya gukurikira inzozi ze, ajya gukurikira icyo Imana yamuremeye cyari passion ye. Ibi byose rero duse n'ababivuyeho gatoya ko turaza kongera tuvuge kuri iki kintu cy'amashuri cyangwa cyitwa ubumenyi. Tuvuge kuri uyu mwana yagiye kwiga kubaza muri WDA, ibintu by'imyuga. Agiye kwiga kubaza yabaga uwa mbere. Umuntu wese wavuye ku ishuri yabaga uwa gatanu yabuze minerivare akaza kwiga kubaza akamurusha, kandi we bakiri kwiga harya ku ishuri byari byaramunaniye, ariko bageze noneho nawe mu Imana yamutoranyirije akabarusha. Yarinze arangiza abo wa mbere, abarusha bose ari ubasobanurira. Agiye gukora stage rero bino byo kwimenyereza. Intebe yabazaga bageze aho uramenyera muri atelier ngo iyo yabajije iragurwa mbere. Kubera iki? Afite favor mu bubaji. Uyu mugabo rero iyo aza kubisobanukirwa yari no kuzagera hakora company zino zikora ibintu by'ububaji bishobora gusohoka bikajya za Dubai bikagurwa n'isi yose, biterwa nuko yabateguye ibintu byose biri mu cyerekezo cy'ububaji. Uyu mugabo atabaye umuherwe ku isi yaba yirangaye, kuko icyerekezo cye cyangwa se destiny ye cyangwa Imana yamuremeye ni ukuba umubaji. Ariko wasanga yaragendaga akirwa yiga biology, chimie, geography, yihambira. Rimwe na rimwe twihambira ku bintu bitari ibyacu. Noneho rero ndagira ngo nkubwire ngo nawe uzareba icyo kintu ugiramo favor cyane. Ntabwo urabona umuntu buri gihe uko aguze parcelle ya miliyoni 3 mu mezi 2 bahita muhaye 5. Nyamaze wagura parcelle ya miliyoni 3 washaka gusubiza ifite akabazo bakaguha 2, bakaguha 1 n'igice. Nubwo yabiri ahantu heza bimeze bite. Njyewe igihe cyose nagiye ngura imodoka, nagiye njya kuzigurisha bakampombya. Nagiye nshyiraho icyapa cya avandre, nkagenda ukwezi kose nta muntu urambaza ukigura. Hari umumwe twahuye arambwira ngo buruka afashe imodoka ya occasion akayigendamo, ntago amara iminsi 3 bataramugereka kandi bamwungura nka miliyoni 2. Ntagaruka azama modoka no kureba mu modoka meza n'amamodoka agifite ubuzima, ahubwo afite igikundiro mu bucuruzi bw'amamodoka. Nabajije uwo mama ndamubwira ukora iki? Ati ncuruza imyenda. Ndamubwira ni mama, Imana yaguhaye igikundiro favor mu kintu bita gucuruza amamodoka. Ushatse wafatiraho kuko byazakugeza ahantu hakomeye cyane. Sinzi nawe ikintu ujye ubona kiguhira kurenza ibindi, wakigera mukabona opportunity zose zizi wawe. Rimwe ne mukabona baraguha n'amahirwe utamerita. There is favor from both God and man. Imana ishaka kuzamura iguha igikundiro ku bantu. Imana ishaka ko uba umugwiza tu igikundiro ku bantu. Iyo uri umucuruzi igihe igikundiro ku bakiriya. Iyo uri umuyobozi igikundiro ku bayoborwa. Iyo Imana yaguhaye igikundiro iba yaguhaye byose. Kandi nta muntu ugira igikundiro kirenze cy'abandi. No one is too lucky than I am, but I'm not too lucky than anyone either. Nawe hari ikintu ufite igikundiro kurenza ibindi, ahubwo icyangombwa no kugishakisha ukakimenya. Numara kukimenya gikore. Ntiwishinga igikundiro gifitemo ukinoze. Rwose wagira igikundiro mu kuboha imisatsi, ukeka yuko uri wa muntu uboha imisatsi buri wese agataba amabazanga, ariko ninde wakwigiyeho kuboha? Hari waza kwiboheshaho. Va muri ibyo ngibyo. Ngo ni Imana yaguhaye inusu y'amahirwe ngirushanga ikiro cy'ubwenge. Baragushuka. Umurimo wakozwe neza wanogejwe niwo abantu birukira, niho favor ijya. Niyo mpamvu mubwira ngo yes, ushobora gushaka igikundiro, ushobora kubikora neza cyane, ariko abantu bakwiyumvemo. Ese wari uzi ko iyo ukora ikintu kitari cyo Imana yakuremeye gukora mu kazi usanga abantu bakwangira ubusa? Usanga abantu bakwangira ubusa, batekereza kugabanya abakozi bagahita batekereza wowe, kandi ari wowe ukora cyane kurenza abandi. Ukagibuza kuki batama promotion nuko batanze, ahubwo Imana igibahishurira sinzi mu buhe buryo yuko uri mu bintu bitari ibyawe. Iyo ikintu atari icyawe iyo bagiye kwirukana niwe baheraho. Iyo ikintu atari icyawe umuntu arakureba akabona uramubangamira, akumva arakuzize, akumva ntashaka gukorana nawe, akumva nta kwiyumvamo. Igikundiro, Imana ibaha igikundiro mu izina rya Yesu. Icyampa buri wese akamenya ikintu yamuremeye gukora, kuko aho ngaho ni igikundiro kizaza. Njya ntangara, njya nibaza, njya nkomeza nanone kubabazwa cyane n'abantu bakunda gusengera ngo Mana migikundiro ikurema utarabura usoro mu nda ya nyoko. Yaguhaye igikundiro ahubwo yakiguhaye mu kintu wowe utaramenya uyu munsi. Nimba ubona ibintu bitaguhira, nimba ubona wagira ngo rwose ibi byawe byarwaniwemo nimba okay, menya ngo uri mu kintu kitari cyawe. Nanjye mbere nabonaga bindwaniraho, ariko sinjya ryama amasaha 3 mu ijoro, ngenda ntwaye nsinziriye kubera kureba ko nagira icyo ngeraho. Ariko ikiza gusa imyaka 23 na mfite ideni rya miliyoni 45. Urumva nari noroherewe. Iyo uri mu kintu kitari cyawe urakora cyane, icyo usarura kikaba amadeni, kwangwa n'abantu. Iyo urebye nawe baranagufunga.
ukasanga akenshi umeze nk'uzira ubusa. Akenshi ukagiye wibaza ko Mana ndazira iki, Mana kuki wandetse? Ntabwo yakuretse, ahubwo wowe waretse ubushake bwayo. Kumenya rero icyo Imana yakuremeye gukora muri ubu buzima niryo banga ry'umugisha, niryo banga ry'igikundiro, niryo banga ryo kwaguka, niryo banga ry'iterambere. If you want to be successful, then you need to have favor from both God and man. Nutagira igikundiro mu bantu, reba nimba igikundiro nimba utagifite, reba nimba biterwa no kuri mu kintu kitari cyawe, cyangwa se nimba utari gukora neza ibyo ugomba gukora. Niyo mpamvu tuvuga ngo success is doing the right thing right. Nukumenya kuri gukora ikintu wakagombye kuba uri gukora, nukumenya kuri gukora cya kintu Imana yari yashyizeho kuzakora, kandi ukanamenya kuri kugikora neza, kugifitemo ubumenyi buhagije, experience, kuri kukinoza, ukamenya ko ibintu byose biri ku murongo. Imana twese yaturemeye gutsinda, nta muntu n'umwe yaremeye kuba failure. Yaturemye mu ishusho yayo. Imana ntabwo itsindwa, Imana ntabwo ijya icika intege, Imana ntabwo igirambirwa. Niyo mpamvu iyo umuntu yageze muri cya kindi Imana yamuremeye kuzakora, atangira kuzuza character nk'iz'Imana.